mukinjira mukazana amafaranga bishyura mbere bishyure ntari fora zana mwana ako uwo mwana wisuza inzoga umuntu akizifite indi Rudomoro wayinguriye njyewe sinabaguriye mwega hari ikibazo zana njyewe nari mfite isambu noneho amasambu yose no mu Bugande no muri Kongo mfite amasambu menshi cyane none ngo urashaka ngo bigende bite ezana amafaranga nyakubahwa ako se noneho iyi noti nkuzaniye rero noneho nta n'ubwiba bayita imfura ya benerisha ariko rero mfite amasambu muri Kongo mfite amasambu muri Kongo njyewe nzagutwara nzabatunga muri abagore batandatu umwami kingi ndagatara ariko noneho Rudomoro ndagatara mama ndarenze urakaze Jese ngubo noneho uzi n'iki ari amasambu mfite nshaka no kujya kugura n'indi muri Kongo ariko noneho uyu munsi ni ubutamanaga njyewe umugore wanjye aramutse agize ikintu avuga namushotagura imigeri akuguririza aba bari mu kabari ariko sha ko numva uri kudusakuriza njyewe ndabasakuriza nabaguriye mwabaginga ukaba wavuze ngo ntabwo ugeze wishura mitiweli abo bana bawe ntibazarwara uzabigenza usigaranye iyihe mirima weho kabatugurira akantu kuzana iby'ama mituweli ariko imirima yaramaze nta mituweli yishyuye izo mituweli zijyana iwanyu ntabwo dushaka no kuzimenya ubwo ngubwo wasanga ahubwo rero wewe ntabwo bizi wowe nta nubwo nzongera kukugurira icupa wangegeraho nenge turasinegera umuntu yarasinze ejo bundi yinyaraho none ngo mashuka none wibutse amamituweli naje heza ubwo se ubu ngiye ko ntaragwara hari ikibazo mureke wihangana n'uyu mupfumu ahubwo woweho ufite ikibazo sheri n'ubundi banguriye reka twigire ako kantu uvuze ni ngo twitahire twigendere banguriye twakigendera n'ubundi nerozungu Garazaga ona sagatabara Aragata salaga malazada Aragabadaga aba Ola bala sakata Aragabola sagala o malagada Ojoko bagasala waga Waya zaksha Ala ona pakasata yala waya No ubwo ndahije na Margarita woni gupata na kukuza umusera urapasha nubwo wigira mwiki ubundi abaturage bano muri Gasenyi abaturage bo muri Gasenyi se mama none papa aratabyarira mwana wanjye sigaso wabimenya yako maze no kunanirwa wese ngisinzira kubera urusaku wihangane mwana wanjye hano twamugira gute kubona inzoga zamubayeho karande sigaye ahubwo se iryo jwi ndi kumva si iryaso araza abyinagura ko akundi tubira hano ni tw'umukino uvuga aratuye wenda bica none ndabica none umva mubwire uyu munsi mpane umva mubwire ndabica noneho murapfuye noneho ndabica mwese ariko noneho muracyari hano inzoga yanjye yose nayimenye wallahi mama yejeje
No. Usanzwe muvuga ngo ngwikisha. Ese ndaje mbereke ukuntu mwese bakubita sha. Baturage b'umudugudu wa Gasenyi mugira amahoro. ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge. Amashitati aho. Nihoho. Murakoze rero ku ngingo zigize iyi nama y'uyu munsi ni ingingo eshatu tugiye kuganiraho. Ni ukuvuga ngo tugomba kwesa imihigo 100% mu mudugudu wacu wa Gasenyi. Indi ngingo ya gatatu ni ugutanga ejo heza. Ejo heza ni ukuvuga ngo ifite umuntu ejo heza nyine ikamugira akamaro ejo hazaza. Iyi ngingo ya gatatu ni ukuvuga ngo tugomba kurwanya abantu banywa inzoga ku buryo burenze, kugasoma katari kuba ngo ni ugusinda wenda winywereye nk'ako ka primusi ntacyo gatwaye, ukanywa wenda rimwe ariko ntugere mu rugo ngo uteze amahane, nanga se iterambere ry'urugo ridindire kubera za nzoga nyine utabashe gukontorora. Ndi kugira ngo mu mudugudu wacu wa Gasenyi tubashe kurwanya icyo kintu, tukirandure twivuye inyuma, ariko cyane dutinda ahantu ho guhiga izino nzoga zitujuje ubuziranenge n'abazinywa. Murakoze. Uwaba afite ikibazo yabaza. Yego Rudomoro. rwose mudugu njye nari mfite ikibazo cy'umugabo wanjye natanga mituweli nk'abandi bagabo na ejo heza ntiwamubaza minerivare y'abana guhaha mu rugo ni ikibazo kandi nkona mva zirandembeje rwose najya mu ndenganure mfite akarengane gakomeye. Iki kibazo turacigaho rwose muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nta mugabo wemerewe gukubita umugore ndetse n'umwana yabyaye. Ntabwo abantu ari inka kuko n'inka ntabwo zigikubitwa. Icyo kibazo cya Rudomoro uhora urazi kunyeka umugore we n'abana. Ni ukuvuga ngo n'abana ntabwo bagira ubwenge mu ishuri kubera ko baraye nabi. Turacigaho. Nta wundi ufite ikibazo muri iyi nama. Ndabona hari akabatoni nawe azamuye. Mudugu mfite ikibazo. Yego. Ko muvuga ngo muri guca inzoga kandi zari zigushungiye umuryango, ubwo tuzakora iki? Icyo kibazo rero ubajije rwose pe tugifitiye igisubizo kandi dufatanyije na leta yacu y'ubumwe y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero igisubizo kiraha, ibyo gukora birahari. Ntabwo gucuruza inzoga aribyo bituma abantu babaho gusa, kuko abantu twese ntabwo ducuruza inzoga kandi tubayeho neza, nta n'ikibazo dufite. Wacuruza imboga, bujya wahinze imboga rwatsi wazijyana ku isoko. Ubu amashu, imboga zitwa amashu ubu zirakenewe ku bigo by'amashuri, mbese ahubwo mukora imishinga. Mudugu buriya rero ikibazo gihari, abo bagabo bose bazana baba bafite ibyo bibazo no kuba banywa za nzoga zituje ubuziranenge. Hano mu mudugudu wacu izo nzoga ziracyarimo, ahubwo ni izihe ngamba mufite zo kuba mwarwanya izo nzoga zituje ubuziranenge ko bazicuruza bwishwa, bazicuruza munsi y'ibitanda? Murakoze. Ingamba natwe nk'umuyobozi w'umudugudu kugira ngo turwanye iki kintu cyo kunywa inzoga zituje ubuziranenge kandi twaramaze kuzica mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingamba rero ni ukuvuga ngo buri wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we, uwabonye icyo kintu aho kiri gukorerwa akadutungira agatoki, natwe tukitabaza inzego ziri hejuru yacu tukakirwanya twivuye inyuma. Mudugudu rero uriya muturanyi wacu Rudomoro tumufiteho ikibazo we n'umugore we. Bari kujya batubuza umutekano nijoro, barara barwana, mbese batubuza umutekano, bari kudusakuriza nk'abaturanyi babo. Ntidusinzira kubera imirwano yabo. Buri munsi duhora tujya kubatabara bari kurwana. Sinzira ari ikintu mwabivugaho icyo kintu. Mukandori rwose iki kibazo nawe abajije gifite ishingiro, ariko abaturage muri hano murimo mukurikirana amakuru y'uko Rudomoro aratungwa intoki kenshi cyane kahungabanya umutekano wo mu mudugudu. Urumva abantu bakiryama ngo basinzire, urumva izo ntonganye umugore we mbese ubwo yahuye n'ibimuyobeye. Ariko Rudomoro rwose n'abatisubiyeho kuko aho kugororera harahari, natisubiyeho tuzamujyana mu Kinigi mu kigo ngororamuco. Mudugudu njyewe mfite ikibazo. Baza nta kibazo. Reba wa mugabo utuye hariya hepfo ngo ni Rudomoro. Ejo bundi twahinze turaya muri munsi y'urugo nawe arahazi turi. Reba ibintu yadukoreye, yanyuzemo yasinze arahanyukanyuka, urawagira ngo ni inka zanyuzemo kandi ari umuntu. Erega Rudomoro muri uyu mudugudu amaze kuba ikibazo. Twamugira inama kenshi ngo nareke inzoga. Mbese icupa we mbese nyine we n'icupa ntibatandukana, ariko Rudomoro turamufatira ibindi byemezo kuko niba atajye kujya mu myaka y'abaturage. Kandi reba imbuto y'ibirayi uyu munsi irahenze. Ikindi cya kabiri, ibirayi amafaranga bihagazeho
kubera ko turi gushishikariza abantu guhinga kugira ngo biteze imbere bareke ibyo kunywa. Rudomoro ikibazo cye turacigaho n'ikinanirana turamujyana ku murenge. Ni icyo kibazo nari mfite rero umudugudu ni ukukireba mukagisubiza sawa nuko ntasubijwe. Yego murakoze. Ndabona abaturage baramaze gusobanuka bakaba bari kubaza ibibazo rwose, mugomba gusobanuka mukabaza ikibazo tukagikemura, muhumure nta kibazo turi ready kugikemura rwose. Abaturage rwose umudugudu wa Gasenyi ndabashimiye kubw'ubwitabire mwagize mwitabira inama. Ndumva buri wese inama irarangiye ariko ntabwo irangiriye aha ngaha dusubikiye. Rero ubutaha nabwo muzitabire kandi abatabashe kwitabira inama muzabashishikarize kwitabira inama kuko twigiramo iby'ingenzi. Ndumva buri wese yaba agiye mu mirimo ye ya buri munsi imuteza imbere. Murakoze. Keza mwana wanjye ke gusa noneho ndagira ngo ko mbona umwana wanjye yandemba. Mwana wanjye se kuri kuremba kandi ubona se atarishimye mituweli ko kuraremba ngo bigende gute n'umuriro umaze kukurenga. Mwana ubu nzagira iso nzavuga kugeza ryari? ese ko umwana wamuryambishije ibiziri ararwaye? Umwana yarembye kandi urabizi ko ntabwo yego se afite umuriro batanga. umva uwo muriro wamurenze ngambwira ngo turazibandwa kwerekezayo ubona nta mituweli urishyura. Reka tumujyane kwa Ruvurajabo, ubu ni malariya ubu ngubu, iyi ni malariya. Mwagurutse tumujyane kwa Ruvurajabo. Ruvurajabo ya miti ya kinyarwanda iramuvura. Mwambare inkweto. Ariko se koko mana, iri cupa ko urikura mu cupa rikagukura mu bagabo. Ubu koko ngiye kuba kabaruri kubera icupa ringiza imbata koko. Ubu koko ringiza imbata ndikuye mu cupa rinkuye mu bagabo. Tumujyane kumuvuza amagendo kubera kutishyura mituweli. Kumuvuza amagendo umva ariko kandi niyo mpamvu ugomba kuzajya uhonda. Ntondagura bafite iyo wishyura mituweli tuzatujyana umwana muri make. Unywa inzoga wishimye ariko byagera ku muryango do ni preza ugahita useba noneho abantu bose bagahita bakubonamo ebana nk'ikibazo. Ubu ngubu igihe nahereye unywa icupa ntabwo nari nzi ko nzagira ibibazo. Bambwiraga kwishyura mituweli wapi, bakambwira bya bintu ngo byabaho neza nako bya ejo heza nabyo wapi. Umva narikuye mu cupa ariko umva bigiye kunkura mu bagabo. Mana. Reka ngende. Ndahasebeye.